ngiye kubabwira ibintu abantu batari bazi, bamwe benshi batanazi. Ese ubundi Yesu yigeze yemera amazina y'umurimo? Yemeye inshingano mu murimo, ariko ntago yigeze yemera titre mu murimo. Amatitre maze kumva hari uwitwa ngo General Pasteur, tuyasanga mu bihugu nka Cote d'Ivoire na za Bene. Hari n'undi niyumvishe yitwa Melkisedeki. Hari n'abandi bitwa ngo Marshal mu murimo n'abapasteri. Hari uwitwa General gusa nta kindi yashizeho, ndamuzi simuvuze izina. Hari abitwa ba Reverend mu Rwanda, ngira ngo niryo zina abantu bamenyereye, turaza kubirebaho. Hari abitwa ba pasteur kuko nawe pasteur ijya muri titre buriya, ndaza kubisobanura. Hari uwitwa mwarimu nayo ijya muri titre. Hari uwitwa diakoni nayo ni titre. Yesu nta na rimwe yigeze yemera titre ku mukozi w'Imana, ahubwo yemeye icyo bita fonction, no kuvuga n'umurimo nkora. Mbaye pasteur nkasengerwa, ntago bisobanuye ko niswe pasteur. Murampamagara amazina ya uki mumpamagara, murampama ndi mwene so. Gushaka kwitwa n'abantu mushumba, nyakubahwa mushumba, gushaka kwitwa n'abantu apostro, gushaka kwitwa n'abantu dad, bafite iki kintu c'ubwibone muri bo cyo gushaka kwitwa barunaka. Hari umuntu umwe muri Kongo baramusuhuje bati jambo pasteur, ikintu yasubije urakizi, yaravuze ngo mbona uti Reverend, wenje meni payo kudashizeho Reverend niwe wabumpaye, je nitwa evangelist, ngo aka kazi na evangeliste ngo ndakarisha. Niko yavuze imbere y'iteraniro, ntago nzapfa mbyibagiwe, hashize imyaka 8 cyangwa 9. Nanjye izina ryitwa engineer ndaririsha, kuko niba ntanze CV bakabona engineer ku izina baravuga bati uyu muntu niwe twashaka. Donc nawo mu buryo abirishamo, abirisha muri uwo murimo arimo. Kuki Yesu yanze ko abantu bitwa rab kandi dufite ba rabi mu rusengero? Wansobanurira icyo kintu. Kumva ko kubera ko mfite paruwasi nyobora, numva ko ndi hejuru ya Yesu. Arabwira ntimukazitwe rabi, je sais bien que murabigisha muzaba bigisha. Ariko abantu kubwo ubutumwa bwiza busa nkaho bwakandagiwe n'abantu bakagombye ahubwo kubahiriza ubutumwa bwiza bagakora ibyo buvuga, bafata uyu murongo bawucishamo akarongo, bita abantu father, père, dad. Mu Kinyarwanda umushumba n'umwungeri biratandukanye. Umushumba n'uw'inka, umwungeri. Twebwe rero abakristo we are not, ntago turi inka ahubwo turi intama. Bivuze ku itangazamakuru abantu babyumva, ni erere yabayeho. No kuvuga umuntu wareho pasteur n'umushumba akabitandukanya, yashatse kugaragaza yuko pasteur ari umudugudu noneho umushumba akabuwa paruwasi, ariko nikosa ntago ari byo. Bagera no ku rugezo bita abantu ngo monseigneur. Tugiye kureba umurongo ukurikira, umwami wacu n'umwe ni Kristo Yesu. Hari amadini ya gikristo muri iyi minsi basigaye bita abapasteri babo dadi, ababishop babo dadi, bagahagarara rwose kuva ngo dadi wacu. Jewe ndimo kukubwira ibi, nta muntu ushobora kwita Reverend, kirazira. Kandi ngira abapasteri b'inshuti zanjye benshi babwiza ukuri, ntago nzapfa nkwise Reverend kuko namenye icyo bisobanura, kuko mukanya tugiye kureba icyo bisobanura, turabigeraho. Bantu mudukurikiranye, ntimuzongere kwita abapasteri banyu dadi kuko bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Si ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nibyo koko n'ababyeyi banyu mu mwuka, ariko si titre yo kubaho kuko Yesu yarabyaye. Hanyuma tumaze kubona rabi, tumaze kubona dadi, noneho tugeze ngo ntimukazitwe abakuru. Muri iri jambo abakuru rero harimo ibintu byinshi ngiye kuvuga. Harimo monseigneur, ibyo byo ababyita abantu Imana ibababara, birakabije. Mwami wanje, nsobanurira noneho impamvu amadini arimo kurengera akarenga ibyo umwami wacu Yesu Kristo yigishije. Yakuba pasiteri ntago bibaho muri Bibiliya, ntago twigeze tubibona. Ni ugutandukana n'ijambo ry'Imana. Twe ntago tugendera ku by'amadini yashizeho, tugendera ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yasize atubwira. Reverend, iri jambo abakristo benshi baragita umuntu ariko ntibarizi. Ni naco nshaka kuvuga muri iki kiganiro. Abakristo benshi mutwumva, nagira ngo musobanukirwe ijambo ryitwa Reverend, munahagarike kugita umuntu guhera kuri itari. Celui qui peut être vénéré, n'umuntu ushobora gufukamira. He sent redemption into his people. He has commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Ya numva abantu bita umuntu umwe ngo ni nyiri ubutungane. Bazumva ngo le Saint Père. My God, le Saint Père c'est Dieu seul. Ni Imana yonyine. Ibi bintu mbimaranye igihe, ariko igihe cyabyo cyo kubisohora ni ikingika. Abakristo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nifuza ko iki cyigisho cyagera ku muntu wese yumva Ikinyarwanda n'Ikirundi n'Ikinyarwanda ni bimwe. Ibi bintu babimenye babisobanukirwe. Reverend, ntagire umuntu w'umukristo ujya mw'Ijuru uzongera kugita umwana w'umuntu. Tugaruke ku rufatiro rwa Bibiliya, tubwiza abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.
dushimye Imana rero duhaye umwanya kugira ngo tuganire. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye, navuga ngo ikomeye, ijyanye n'amatitre abakozi b'Imana bafite, abahamagawe gukora umurimo n'inshingano barimo bafite. Ese ari amatitre asobanuye iki? Uyu munsi nibyo tugiye gusobanukirwa. Iyo tuyumvise, niba hari uwitwa bishop, niba hari uwitwa reverend, niba hari uwitwa pastor, bitandukana bite, bisobanura iki? Nibyo tugiye guheraho dusobanukirwa. Tubahaye ikaze rero tugira ngo dusobanukirwe ibyo bintu mu buryo umuntu wese ashobora kuvuga ngo ibintu nanjye ndabyumvise. Amen. Yesu abaho umugisha. Nagira ngo nkongerereho yenda mbere yuko tuganira ku matitre. Ushobora kuba ayuvuze ari make. Amatitre uvuze ni make cyane, ngiye kukongeraho n'ayandi. Amatitre maze kumva, hari uwitwa ngo general pasteur. Mu Rwanda ntayo dufite, ariko tuyasanga mu bihugu nka Cote d'Ivoire na za Bene. Hari n'undi niyumvishe yitwa Melchisedeki. Rero hari n'abandi bitwa ngo marshal mu murimo n'abapasteri. Hari uwitwa general gusa, nta kindi yashizeho, ndamuzi simuvuze izina nubwo atari mu Rwanda. Hari abitwa ba Reverend mu Rwanda, ngira ngo niryo zina abantu bamenyereye, turaza kubirebaho. Hari abitwa ba pasteur, kuko nawe pasteur ijya muri titre buriya, ndaza kubisobanura. Hari uwitwa mwarimu, nayo ijya muri titre. Hari uwitwa diakoni, nayo ni titre. Ngiye kubabwira ibintu abantu batari bazi, bamwe benshi batanazi, ariko hashize nk'imyaka irenga hafi nk'itanu cyangwa itandatu ibi bintu mbimenye, ndetse mbihishuriwe, nabiganiriye n'abashumba batari bake n'abakozi Imana benshi. Ariko nsanga bamwe sanga Imana yarabasanze, abandi sanga ntibabyumva. Rero Imana ibaho umugisha kuba mwatekereje kuza kugira ngo tuganire kuri ibi bintu bikomeye abakristo bajya mw'Ijuru bakwiye kumenya. Kubera ko ibintu by'amatitre ni ikintu kijyana n'ikintu cyitwa ubwibone mu murimo w'Imana. Kandi biriya bibiri nicyo tugiye kureba. Nagira ngo mbere yuko dutangira dutandukanye titre na fonction. Mu Kinyarwanda muramfasha, ntabwo nzi Kinyarwanda cyinshi, ariko dutandukanye icyo bita titre n'icyo bita fonction. Turaza kuvuga ngo amazina y'umurimo n'uwo nizo nshingano uwo murimo wagakwiye. Ese ubundi Yesu yigeze yemera amazina y'umurimo? Nibyo tugiye yemeye inshingano mu murimo, ariko ntago yigeze yemera titre mu murimo. Yaravuga ngo niwe mushumba, we yitaga umushumba. Yego, w'intama. Yego, niwe mushumba. Turaza kureba Matayo. Nagira ngo abadukurikirana umuntu bishobora bumbure Bibiliya muri Matayo 23, duhere ku murongo wa mbere. Impamvu nshatse guhera ku murongo wa mbere nubwo icyo nshaka kiri ku murongo wa 8 kugera kuri 12 cyangwa 11, nashatse ngo duhere ku murongo wa mbere twumve context cyangwa se icyo Yesu yararimo kubwira abantu. Yesu nta na rimwe, ndi imbere y'Imana Data wa twese yampamagaye, Yesu nta na rimwe yigeze yemera titre ku mukozi w'Imana, ahubwo yemeye icyo bita fonction, ni ukuvuga n'umurimo nkora. Niba ndi pasteur, ntago ndi pasteur. Niba jewe Kirara Wilbert mbaye pasteur nkasengerwa nkaba pasteur, ntago bisobanuye ko niswe pasteur. Ndaza kubisobanura. Twajya tugamagara gute se turi? Murampamagara amazina yanjye. Kuki mumpamagara? Murampamagara ndi mwene so. Ndaza kubisoma hano. Murampamagara mu mazina yanjye kuko arazwi, ariko ntabwo igomba kuba titre yiyongereye ku izina ryanjye. Ndaza kubisobanura kugira ngo dutandukanye Abakorinto. Urwandiko rwa mbere Paulo yabandikiye ibice 12 ku murongo wa 20 ndumva ari na 8. Noneho dutandukanye na Matayo tugiye gusoma, turebe ese Yesu aratwemerera titre. Nicyo nshaka. Matayo rero 23 murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'Abafarisayo. Umurongo baravuga ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'Abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririse, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga
atari byo bakora. Kane, bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amategeko cyangwa se amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro hehe mu masinagogi. Murongo wa 7, no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi. Muri iyi minsi Theo, abantu bafite ikintu cyo gushaka kwitwa n'abantu pasiteri, gushaka kwitwa n'abantu mushumba, nyakubahwa mushumba, icyo cyo kirahari. Gushaka kwitwa n'abantu apostro, ba dadi, gushaka kwitwa n'abantu dadi. No kuvuga abantu bafite iki kintu cy'ubwibone muri bo cyo gushaka kwitwa ba runaka. Hari umuntu umwe muri Kongo, ni amakuru numvise ntago nyahamya, sinzi ko ari byo, baramusuhuje bati jambo pasiteri. Ikintu yasubije urakizi, yaravuze ngo mbona uti Reverend, wenje meni payo kudashizeho Reverend niwe wabumpaye. Ukiraho nzi umuntu umwe yaramukije umukozi w'Imana, ni pasiteri bino bisanzwe, yari umushumba wa paruwasi ahantu mu itorero. Arangira amubwira ngo uraho neza pasiteri. Yanga kumusubiza, ubona ko binamubabaje. Umuntu araza aramubwira ngo kuki utavuze mushumba, ahubwo mushumba na pasiteri bitandukana bite? Ngaho ni ikibazo. Niyo mpamvu iki kiganiro ni ikiganiro cyangwa se ubu butumwa n'ubutumwa abantu bagomba kumva. Ntago turi hano ngo turwanye amadini cyangwa se turwanye abakozi b'Imana, ariko tuhaye hano kugira ngo ubutumwa bwiza bw'urufatiro ubwo Yesu yasize. Amagambo dusomye ni amagambo umwami wacu Yesu ubwe yavuze abwira abantu, abwira Theo, abwira jewe, abwira n'abandi bantu bose badukurikiranye. Nagira ngo abantu bamenye ukuri k'ubutumwa bwiza. Pasiteri n'umushumba ntaho bitandukanye, ni indimi ebyiri gusa zitandukanye. Theo, pasiteri ni Igifaransa, nta nubwo ari Ikinyarwanda. Umushumba niwe pasiteri. Usibye ko nagira ngo mfashe abantu bari kudukurikirana noneho, nawe yenda nanjye ubwanjye, iyo usomye neza ijambo ry'Imana, muramfasha, yenda nashobora kuba naribeshye, ijambo umushumba rigaruka inshuro zingari? Izamo inshuro nyinshi. Nibyo Theo? Muri Bibiliya ririmo Yesu yaravuze ni jye mwungeri w'intama. Ubishe aravuze ngo Yesu yaravuze ngo ni jye mwungeri w'intama, ariko ntabwo yavuze ngo ni jye mushumba w'intama, kuko mu Kinyarwanda hari umuntu wambwiye ibyo bintu, ndavuga ati kabisa uzi Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda umushumba n'umwungeri biratandukanye. Umushumba ni uw'inka, umwungeri ni uw'intama. Twebwe rero abakristo ntago turi inka, ahubwo turi intama. Ni erere yabayeho ariko ititwa icyaha. Bivuze ku itangazamakuru abantu babyumva, ni erere yabayeho ititwa icyaha. Ariko tugiye mu zindi ndimi se hari aho babitandukanye. Berger et pasteur, c'est tellement différent. Berger c'est n'umwungeri. Iyo ugiye gukora translation uhinduye mu ndimi, reka turebe abahungu ba Yakobo bari abashumba, barabyemera. N'abandi tujya tubona n'indi mirimo abantu bagendaga bakora. Yosefu abagemura babita ababerger mu Gifaransa cyangwa ntabwo nabisomye. Ntabwo nabisomye kubera ko urabona tuvanga indimi. Ni umukoro abarimo gutukurikirana baturebere. Ariko umenye ko Yakobo yari afite ibintu bivangavanze. Iyave harimo inka, harimo nk'intama, nk'uko Aburahamu yari afite ibintu, umukumbi w'intama, w'inka, w'ihene, byari bivanze. Iyo bivanze rero, I don't know, mugani w'Abongereza, ntabwo nzi uko bari bubyite, ariko icyo nzi ndi imbere y'Imana, bantu muri kudukurikirana mu zindimi, berger égale umwungeri mu Kinyarwanda, na shepherd mu Cyongereza.
ubwo rero nagira ngo turebe ukuntu abantu barimo kwibeshya. Urumva nk'uwo muntu wo mu cyaro tubwiye yavuze ati uramubwiye ati mwaramutse pasiteri, yanga kugusubiza ategereje kuvuga ngo mwaramutse mushumba, nuko utamenya. Icyabigicyo urumva ni wa mwuka watangiye, ni wa mwuka w'ubwibone. Voilà. Mu magambo make jewe nitwa se mu gifaransa ni umwuka w'abanikolite. Bon, mu kinyarwanda c'est l'esprit de Nicolite. Je niko nabyigishije. Abanikolite mu mateka bamwe barakubwira bati, abize bibi teology barakubwira bati n'umugabo witwaga Nicola wari ufite imico y'ubusambanyi mu rusengero yari afite. Abandi bakakubwira bati yashakaga agakiza kavuga ngo gukizwa n'imbere inyuma wapi, yakomozwe n'inyigisho ziriho muri ino. Voilà, niko bavuga. Ariko wajya muri sens propre ukashangana ijambo Nicola, le Nicolites bisobanura harimo amagambo abiri, Nikaos. Ni chaos, harimo ijambo ryitwa nikao. Ni chaos, yes I think nikao. None urisobanura ngo n'abantu bashaka kugaragaza, bashaka gutsikamira abandi, kuba hejuru y'abandi, kuba hejuru, la superiority. No kuvuga umuntu washizeho pasiteri n'umushumba akabitandukanya, yashatse kugaragaza yuko pasiteri ari umudugudu, none umushumba akaba wa paruwasi. Ariko nikosa ntago ari byo. Nakubwiye ntitureke kwituma, reka twemeze ko umwunga ari umushumba muri context turimo, nta kibe dutwaye. Ariko d'une façon réelle, mu buryo bwo pasiteri niwe mushumba. Numva rero ni ibintu bidahura bitari byo. Ntago ari yo ntego twaye turiho cyane, ariko warukimbajije ndakigusubisha. Noneho abafarisayo Yesu abigishwa ababuza gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo. Bari bafite gahunda yo kuvuga twasa umurongo wa gatandatu wa karindwi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi. Kajyona umuntu araje ati mwaramutse mwari, utavuga ngo mwaramutse mwari ukamwita ngo mwaramutse Wiliberi, ntagusubiza, akabona yuko umusuzuguye. Ariko ubundi tugiye gusoma amagambo ari buvuguruza ibyo Theo. Amagambo atwereka ko Yesu ndi imbere y'Imana. Yesu ntabwo ashigikiye amatitire abantu barimo kwiha, nayo bashira imbere y'amazina yabo. Urugero, ye mu kazi nkora ndi engineer, rimwe na rimwe imbere y'izina ryanjye nshiraho engineer. Engineer ni titre, kandi hari uwo nigeze kumva yigisha ahantu ntavuze, ni muri uyu mujyi wa Kigali. Arangije aravuga ngo je nitwa evangelist. Ngo aka kazi na evangelist ngo ndakarisha. Niko yavuze imbere y'iteraniro, ntago nzapfa mbyibagiwe, hashize imyaka nk'umunani cyangwa 9. Ni hano muri uyu mujyi wa Kigali. Evangelist ni izina ndisha, ndaririsha. Urimo kubyumva? Nanjye ndimo ndaguha comparison. Izina ryitwa engineer ndaririsha. Kuko niba ntanze CV bakabona engineer ku izina, baravuga bati uyu muntu niwe twashakaga. Donc nawe mu buryo abirisha muri uwo murimo arimo. Ibyo turaza kubigeraho. Ariko ndimo ndaguha akantu kameze nka introduction, tujye mu kintu twacumvise twemye. None uze kubaza ibintu bihura n'ibyo koko turimo. Twagiye. Yesu rero ntabwo yigeze yemera ikintu cyitwa titre ku bakozi b'Imana. Tugiye kubisoma. Umurongo wa 8. Noneho tugeze kwa ariko mwebweho sasa Theo. Mwebweho Petero. Mwebweho sasa. Ntimukazitwe rabi. Ntidufite abarimu, rabi isobanura ngo mwigisha. Niko kuko umwigisha wanyu ari umwe. Namwe mwese muri iki? Muri abavandimwe. Vous êtes des frères. Muri abavandimwe namwe mwese. Kuki Yesu yanze ko abantu bitwa rabi kandi dufite ba rabi mu rusengero? Wasobanura icyo kintu Theo, reka nanjye nkubaza. Nsobanura impamvu Yesu yanze ko twitwa rabi kandi twigisha. Use sinigisha? Ntago ndimo kwigisha se? Kuki Yesu yanze ko nitwa rabi? Ntekereza yuko yabarindaga muri bo hatazagira birajya gura na cya kibazo Petero amaje muri ndoza bamukuru muri twebwe. Yabarindaga yuko muri bo hazavuka munyino ushaka kuba
kwa kundi umukuru muri reka mbyemere igipande reka mbyemere igipande. Impamvu ndi bubyemere igipande urayizi. Impamvu ndi bubyemere igipande nuko ahantu hose buriya muri societe, muri association runaka hagomba kuba umuyobozi, hagomba kuba umukuru. No mu itorero hagomba kuba umukuru. Niyo mpamvu hari abakuru b'itorero. Umukuru muri societe yewe no mu ngo bizwi ko umugabo ari we mukuru w'urugo, niwe muyobozi w'urugo. Yesu ntago yigeze yanga ngo avuge ngo impamvu, no, ahubwo yanze ko abantu biyumvamo aka kantu kitwa je suis supérieur. Kumva ko hari icyo ndushije Theo kubera ko ndi pasteur. Kumva ko kubera ko mfite paruwasi nyobora, numva ko ndi hejuru ya Theo mu mutima, numva ko Theo ntacyo avuze. Yesu arabwira ntimukazitwe rabi, je sais bien que muri abigisha muzaba bigisha, ariko ntibigizabe titre. Hano ni indimizi ni keso gate no soyez pas nimuzagire titre za rabi, kuko reka na mwarimu ni titre. Ese mwarimu si titre cyane? Mwaramutse mwari, ese muraho mwari? Hari idini numvise ntagiye kuvuga izina, ku ruhande rwanjye giwe ako kantu bakoze karanshimisha. Uzi ko muri iryo dini na pastor amwita frere. Genda abantu bari kudukurikirana baraza kumva iryo mvuze, singiye kurivuga, ntago naje hano kuvuga amadini y'abandi. Iryo dini gitana niba jewe ndi pastor nawe ukaba umukristo, twese turi frere, niko Yesu yavuze. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri iki? Muri abavandimwe. Ndi frere wawe, uri frere wanjye. Data ni data wa twese, twese turabavandimwe. Kuba narahawe inshingano zo kuba pasteur ntibitumye Theo atagomba kunyita mwene data. Amazina dufite, titre Yesu yaduhaye ni mwene data Theo. Ukiraho umuntu yakwibaza, nubwo wenda uribuze kubigera, babakuru muri twebwe tuzatandukana nabo gute kugira ngo tugire uburyo bwo kubahamagara? Kandi Bibiliya bitwemera. Uravuga ati tuzagaragaza gute ko tububashye? Turabigeraho. Umurongo wa 9, kandi ntimukagire umuntu wo mwisi mwita data, kuko sari umwe ari uwo mw'Ijuru. Hari idini numvise, sindivuga izina, bita abakozi b'Imana data, ngira ngo twese turarizi. Pere runaka mu gifaransa, father. Ariko Yesu hano siko bitubwiye. Abantu batwumve neza, ibi bitandukanye nuko umwana wanjye yanyita papa. Ibi biravugwa mu murimo w'Imana. Ntago bivugwa ku mwana kunyita papa bakoze icyaha. Ibi biravugwa mu murimo w'Imana. Ariko abantu kubwo ubutumwa bwiza busa nkaho bwakandagiwe n'abantu bakagombye ahubwo kubahiriza ubutumwa bwiza bagakora ibyo buvuga, bafata uyu murongo bawucishamo akarongo, bita abantu father, père, data. Icyo turabizi. Bagera no ku rugezo bita abantu ngo monseigneur. Tugiye kureba umurongo ukurikira, mwami wanjye. Umwami wacu n'umwe ni Kristo Yesu. Noneho hano hepfo haratubwiye ngo ntimukagire, nkiri kuri dadi hari akantu nibutse. Hari amadini ya gikristo muri iyi minsi basigaye bita abapasiteri babo dadi, ababishopu babo dadi, bagahagarara rwose ukuva ngo dadi wacu. Utandukanye n'uyu murongo muntu nkurikira, uri nyuma y'ijambo ry'Imana. Ntabwo urimo kubahiriza Bibiliya. Unakoze saba koze cyane. Muhavamo vuga ngo nciye urubanza. Ariko ubutumwa bwiza n'amagambo Yesu yavuze ahari kugira ngo twubahirize icyo Bibiliya itubwira. Urumva hari nk'umuntu uri kumva iki kiganiro yavuga ati umushumba wacu cyangwa umwungeri wacu najyaga mwita izina
turaza gukora conclusion y'amagambo turayakora ko tugendeye kuri Bibiliya. Ndashaka umuntu wese yiha conclusion. Jewe ndimo kukubwira ibi, nta muntu ushobora kwita Reverend, kirazira. Kandi ngira abapasiteri b'inshuti zanjye benshi babwiza ukuri, ntabwo nzapfa nkwise Reverend kuko namenye icyo bisobanura, kuko mu kanya tugiye kureba icyo bisobanura, turabigeraho. Nashatse ko tugenda progressively, tugenda dukurikira kimwe kimwe. Twari kuri Daddy. Bantu mudukurikiranye, ntimuzongere kwita abapasiteri banyu Daddy kuko bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Si ukuri ku ijambo ry'Imana. Nibyo koko n'ababyeyi banyu mu mwuka, ariko si titre yo kubaho, kuko Yesu yarabyanze. Teo nibaza yuko ari ibintu byumvikana. Yego, dukomeze turaza. Ibibazo ndafite ndaza kubihuriza mu nkore. Umwami wacu yarabyanze. Yego. Umwami wacu yarabyanze. Uyu murongo maze kuhishurirwa hashize imyaka myinshi, nagiye gushaka umuteoloji ndamubaza ati ishobora kuba navangiwe, nsobanurira imirongo. Arambwira ati ndagusobanurira iki? Utabona. Ko bisobanutse. None se wavumbwira Yesu aravuze ntimukagira umuntu wo mwisi mwita data kuko sari umwe ari wo mw'Ijuru. Ndarenza ku by'umwami wanjye yambwiye, nintubahiriza ibyo umwami wanjye yambwiye, urumva ko ari ibindi. Ariko biravuga ngo igihe cyo kutamenya Imana yarakirengagije. Ngo rero turagendera kuri uwo murongo. Ariko noneho maze imyaka 6 aya magambo nyafite, ni inshuro ya mbere nyashize ku mugaragaro. Abantu bose ngo babimenye, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Ntago twemerewe kwita abantu bo mw'isi Daddy cyangwa data. Ikindi, umurongo wa 10 turacari hahandi, kandi ntimuzitwe abakuru. Aha, naha tugeze rero. Kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Yesu urumva adafite ubwenge, kuki yanze ko abantu bitwa bakuru kandi abakuru tubafite? Kuko tugiye gusoma mu byete cyangwa se ibyandiko bya Paulo yanditse, inzandiko yanditse, agaragaza ko mu rusengero hagomba kubamo abakuru. Aranatubwira ngo muzabubahe. Mububahe. Ariko nagira ngo mbwira abakristo n'abantu bose badukurikiri, ntabwo icyubahiro ari ukunyita runaka. Sico kizangaragariza kunyubashye. Kunyubaha ni imirimo uzangaragariza, si ukunyita. Ushobora no kunyita Wilbert, mwene data Wilbert. Amakuru yanyu mu Kinyarwanda tuzi yuko iyo bavuze icyo bita mu Gifaransa ngo ni politesse, kubaha umuntu, dukoresha vous. Turavuvwaya niko Abafaransa bavuga. Muraho. Tukareka gukoresha uraho kugira ngo tugaragaze icyubahiro twubashe wa muntu. Ariko sinshobora kurenga ku murongo Yesu yambwiye, nimukazita umuntu mukuru. Gute rero tugiye kureba ijambo Rabbi ngarutse hejuru gato, bishobora kwitwa docteur. Docteur umwigisha w'ijambo ry'Imana. Hanyuma tumaze kubona Rabbi, tumaze kubona Daddy, noneho tugeze ngo ntimukazitwe abakuru. Muri iri jambo abakuru rero harimo ibintu byinshi ngiye kuvugamo. Mu madini, aya madini ari hari tuzi, hari amazina atandukanye. Hari abitwa ba bishop. Abantu banyumve neza, simvuze ko ba bishop badahari, kuko bishop mu Gifaransa ni évêque. Bishop ni Icyongereza. Mu Kinyarwanda ubundi umuntu yavuga ko ni umukozi w'Imana cyangwa ni umupasiteri uyoboye amatorero menshi. Uyoboye amatorero menshi. Hari idini ntavuze izina, nababwiye ko nta madini y'abandi ndi buvuge. Abashumba bariyoboye cyangwa se abungere bariyoboye, basanze izina pasiteri ridahagije, basanga n'izina Reverend bari barabahaye, kuko ibyo byose biriya n'ibyemera. Basanganira rugo ati twebwe rero ubu ngubu dufashe umwanzuro tugiye kwitwa ababishop. Abantu barasakuza bati no, ibintu ntago byakabaye ko mu idini ryacu haba ababishop, nta babishop tumenyereye. Ariko no kwibeshya Theo, bari abantu biyise kuriya babyise, ariko inshingano bakora n'iz'ububishop ko bayoboye amatorero menshi. Icyabaye ni convention. Icyabaye ni izina batandukanye n'ibyo Yesu yavuze, ntimukazitwe abakuru, mu gihe inshingano zabo na n'ubu tuzi yuko ari ababishop. Ukira iyo baza gukomeza kuryitwa, bari kuba bakoze icyaha. Of course. Bari batandukanije n'uyu murongo. Kandi ari inshingano zabo. Kuba ari inshingano zanjye ntabwo ari titre, kuko Yesu yarabihuje. Nubisoye nugisomeze.
aba ariko nimusome ntaho ni Bibiliya kandi numva yanjye isa n'iyanyu. Nimukazitwe ni titre nico bita appellation ni izina rigiye ku izina ryanjye. Naguha urugero rwa engineer, hari docteur, bagenda batandukanye. No kuvuga mw'isi muri ubuzima iyo nongeyeho ka masters hari akandi kazina. Urumva? Iyo inishizeho PhD ubwo ni docteur. Na kazina kandi mbonye kubera ko nazamutse mu ntera, ariko muri uyu murimo w'Imana bakristo bene data turabavandimwe. Nimukazitwa bakuru, tugiye kureba amazina ari muri iri jambo abakuru ni menshi cyane. Harimo Monseigneur. Ibyo byo ababyita abantu Imana ibababarire. Birakabije. Mwami wanje. Birakabije. Abandi ukumva ngo ni Archbishop. No Archbishop bisobanura ngo ni umukuru n'umuyobozi, donc ari hejuru y'ababishop. N'umuyobozi wa bishop. Mu magambo make rero Archbishop ugese ndayibona iyo nshingano ntayo nzi. Abandi bati yewe afite n'umuto afite nka kumba kangana naka turimo. Ukajya wumva ngo ndi bishop. Nagira ngo abantu bave muri urujija, abantu bitana amazina bishop. Ese ko kuri bishop ufite akantu gafite metero 20 kuri 10. Yewe no nturi bishop kugiyita byo n'ibindi, noneho ntabwo ubahije ijambo ry'Imana n'ibindi. Nturi bishop kuko bishop nuyoboye amatorero. Apotre kugira ngo tugene no kuri bya bintu byumve noneho mbigusobanurire neza. Apotre turabafite kuko apotre ni intumwa, kandi tugiye mu Bakorinto urwandiko rwa mbere Paulo yabandikiye ibice 12 umurongo wa 27 tuhere haravuga ngo nuko rero mu mubiri wa Kristo kandi umuntu wese wo muri mwe n'urugingo rwawo. Mwese inshingano zo tugezeho none. Imana yashize bamwe mu itorero ubwa mbere intumwa ni apotre. None nkibaza teoreka twibaze muri iki kiganiro n'abadukurikiye ko turi mu Rwanda, kuki tugomba gushiraho ijambo apotre ko atari ikinyarwanda. Twakarenze wereke ko ari ubwibone bw'abantu. Twakarenze kuki tutashiraho intumwa ko ari cyo kinyarwanda. Nabo barabyemera. Intumwa teo. Nabo barabyemera, ashobora kuvuga ndi apotre runaka. Ahubwo ndi intumwa. Kuko atavuga ndi intumwa runaka basi. Kuko ugomba gukoresha icyongereza. Ibyo ni Igifaransa. Ibyo biraza kujyana n'icyo twakwita convention y'amadini runaka cyangwa se doctrine generale y'amadini runaka. Dushobora kuvuga ngo twebwe ari doctrine cyangwa discipline, reka mbihere muri discipline. Tuba twenda twebwe tuzicara ku ntebe turi gusenga, tuzajya dusenga turi ku mukeka. Si icyaha bakoze, ariko niko bo babyiyemeje. Nubwo wenda bishobora kuzabyara ikindi. Nabo rero ntekereza ko bishingira kuri convention generale y'amadiscipline bagendera muri amadini. Niba twebwe duhisemo ubwo tugeze hahandi, niba duhisemo twebwe bantu bacu twahaye za nshingano z'uko tukababona mu za nshingano zo zituba tubita ya mazina. Arone ufite ikibazo Theo, kuki mwebwe muhitamo kandi mufite Bibiliya? Uyu murongo mbwira ko ibyo Yesu yavuze noneho yaribeshye sibyo. Yarababujije kwitwa bakuru, yabujije kwitwa rabi, ababuza kwitwa dadi, ababuza kwitwa abakuru. Ubwo nicyo ndi mu jambo abakuru. Byose ibyo yarabyanze. Noneho mwebwe n'amadini yanyu muhisemo kurenga ibyo Yesu yababujije kubera ko mufite convention y'amadini yanyu. Ubutumwa bwiza muri icyo gihe, kuko ubu n'ubutumwa bwiza nimo gusoma. Ubutumwa bwiza muri icyo gihe murabukanda. Nsobanurira noneho impamvu amadini arimo kurengera akarenga ibyo umwami wacu Yesu Kristo yigishije. Tukira ntekereza ko akenshi byaba bikorwa mu kutamenya. Ikindi ndagaruka kuri cya kibazo. Ubikora kuko abakoze icyaha. Ariko Theo, ko ibintu by'ibyaha tutarabigeramo waretse tukabanza tukiga. Reka tubanze twige conclusion turayikora, kuko hari indi mirongo turi busome itwereka. Iyo uri kubyumva umuntu yabyumva agahita agira ubwoba. Hari n'uwabyumva akagira ngo turimo turavuga ngo amadini n'amatorero runaka
ari mu buyobe kuko ariko nabo uganire nabo bashobora kugira ati niza conversion niza discipline twagakwe ko dutekereza tuvuga ngo ahubwo ture conversion zagiye zishyira ibyo ubundi byavuye ntago mpazi usibye ko ntanashaka no kuhamenya kubera ko yewe uyu murongo ni wonsi noneho nshiduka erega ibintu ubwira nanjye mbere narabikoraga ariko maze kumenya ukuri mukanya ndagusobanurira ijambo ryitwa Reverend turaritindaho gatoya ariko unagira ngo maze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nisomeye uyu murongo nkabisengera nkasobanukirwa neza nkaganira n'abashumba bamwe n'abakambwira n'abikimana yabahishuriye ndaza kubw'ubuhamya bw'abamwe nahise nsobanukirwa ko ijambo ry'Imana ryose umwami wacu Yesu yavuze ngomba kuriha agaciro ntitaye ku idini mbarizwamo ntitaye ku banyedini urambwiye ngo umuntu yakwibaza ngo amadini yose ari mu buyobe ibyo singiye kubishiramo kuko hari inyigisho nyinshi zidahuye n'ijambo ry'Imana abantu bigisha ziri mu madini ariko wagera muri Bibiliya ugasanga bitandukanye 100% n'ijambo ry'Imana. Uyu ni umurongo Yesu yivugiye, si ibintu bisaba kujya muri theology, si ibintu bisaba ko njya kwiga amashuri ahanitse, ni umurongo Yesu yavuze ngo ntimukazitwe point. Kereka no mbwira utera ubundi busobanuro bwawe ariko ntabwo nzi n'abateoloje nagane nabo ntabwo bazi. Yesu yavuze ntimukazitwa abakuru, harimo Monseigneur, harimo apotre, harimo bishop, harimo marechal general, harimo Melikisedeki. Mbwira abatwumva ko Melikisedeki kubwajyo murabizi ko Melikisedeki ni Yesu Kristo yigaragaje nk'umutambyi mu gihe cya Abrahamu. Nayo harimo abayitwa mu matora. Ndabizi naramwumvishe yitwa Melikisedeki. Hari n'abitwa ngo ba general pasteur cyangwa pasteur general. Marechal rwose mu murimo kugira ngo agaragaze ko ari ikintu. Bene data mudukurike ntacyo turico dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ahubwo duhite tujyana tukiraho turebe na protocole y'abafite. Aha. Ariko Theo ko numva urimo kunzonga. Ugasanga umuntu yinjiye mu rusengero bamutwaje Bibiliya. Ba Kristo bene data turajya mw'Ijuru ariko murebe neza. Twese turavuga ubutumwa. Jewe unyatsi bire ndakubwira nti uranyatsi imbunda koma ndayitwarira rwose ntindemereye hari ibyubahiro abantu baha abantu ariko bidakwiye niho kwita umuntu ngo nyakubaha pasteur ça c'est faux mbivugiye hano kwitangaza makuru ntabwo ibyo ari ijambo ry'Imana nisome kereka hari indi Bibiliya nyakubaha pasteur ntabwo bibaho muri Bibiliya ntabwo twigeze tubibona Nugutandukana n'ijambo ry'Imana twe ntago tugendera ku by'amadini yashizeho tugendera ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo yasize atubwira nubwo idini naba mba muri bikora ndimo ndabwira abantu kuri kw'ijambo ry'Imana ntitaye ku idini na rimwe abanyamadini barimo kunyumva batanyumva ukundi singwanya abakozi b'Imana kuko nanjye ndiwe ndamutse ngwanyije abakozi b'Imana naba nanjye nigwanije ariko ndashaka tugaruke ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana tuve mu bintu bitagira tugaruke ku rufatiro rwa Bibiliya tubwiza abantu kuri kw'ijambo ry'Imana nuko bimeze noneho reka tuve kuri abakuru abantu barashaka kwitwa twabibonye kuko Yesu avuga aya magambo yaba ngo mutuguriro ngo abantu bagashaka kwitwa barabi hano rero iyo usomye neza turacari mu Bakorinto rwandiko rwa mbere 12:27 27 niyo tugezemo 28 Imana yashize bamwe mu itorero ubwa mbere intumwa apotre ni apotre rwose ariko si izina si titre ni fonction yabahaye ni inshingano yabahaye umurimo ariko uwo murimo si uwo gushaka gukandamiza Theo kubera ko atawuhawe uwo murimo urawukora ukawukora mu guca bugufi kuko Kristo yaravuze ngo nurangiza gukora ibyo wategetswe uzahita uvuga ngo data ndi umugaragu w'imbura tugomba guca bugufi turaza kubisoma ubwa kabiri abahanuzi prophet reka ngutera gakuru gatoya umuntu umwe namubwiye ati numukozi w'Imana nkunda ukuntu yigisha ubuhamya bwe ndangije mwaka nimero hashize imyaka nk'itanu itandatu cyangwa 7 cyangwa 8 mwaka nimero ni mukozi w'Imana nagira ngo mumpa ka nimero batese ndashiraho izina nde ahita
arambwira ngo andika ngo profete runaka. Izina ndariza ariko ntajyo nshiramo kugira ngo abantu baramuzi. Ngo andika ngo profete runaka. Ntari ryo nanditse. Ko yabivuze muri iyo minsi ndi muri hishurirwa ryabyo. Ngo andika ngo ni profete runaka. No. Simbyanditse. Ndanabyihurira kuko mbona ko afite umwuka w'ubwibone. Ni umwuka w'ubwibone, ni wa mwuka w'ubwibone mu murimo ndi prophet. Ngo jewe ngo prophet. Nakaribyo. Uri umuhanuzi koko. Ariko si izina, ni inshingano, ni impano Imana yaguhaye ugomba gukoresha uciye bugufi. Ubwa gatatu abigisha. Mu Gifaransa handitse ngo docteur. Dufite abadokiteri bigisha, naguha n'amazina ariko singiye kuyaguha. Bigisha ijambo ry'Imana, bahawe n'impano, bahawe izo nshingano. Abadokiteri akwigisha ijambo kavuga ati kabisa ndasobanukiwe. Buriya mw'itoro tugira umuntu ushobora kuba pasiteri ariko adafite impano yo kuba dokiteri. Akaba afite impano yo kuyobora neza intama, akaba umwungeri uyobora neza pe ugerageza muri uwo murimo yahawe, ariko atabasha kugira impano yo kuba dokiteri ngo yigishe abantu bumve koko ni impano. Kandi ntabwo tugiye kuvuga ngo ko atazi kwigisha ngo nta kigendo ya inshingano yahawe nizo kuyobora, n'iz'umwungeri, n'izagishumba mu mvugo zigezweho. Maze ishiraho abakora ibitangaza. Urumva? Uzashakira izina ry'abakora ibitangaza sindagyumva. Sibyo? Sinzi izina babita kuko urumva ko ni ntuzi iri ukwayo. Ni ministeri iri ukwayo iri gukora kuko uwo muntu mutamuhaye izina. Wenda bizaboneka. Wumve rero noneho nkibaza muri izi ministeri umukuru ninde umuto ninde? Hari uwo wabonyemo? Kuri bene ngo mbese bose ni intumwa, bose n'abahanuzi, bose n'abigisha, bose bakora ibitangaza. Si ministeri zingahe? Enye. Eshanu. Bose bafite impano zo gukiza indwara. Urumva ko nabo bagomba kugira izina rero. Bose se bavuga izindi ndimi, dore hari n'indisha. Bose se basobanura indimi. Nsobanurira Theo nawe mfasha. Ibintu bikomeye bisaba nyine byabyo twarimo tuvuga kubanza kumva neza ijambo ry'Imana ukanamenya ngo ese dushobora kukwiteje rero ko wavuze kuko nta nubwo dushobora ahubwo niko biri kuko nibyo kazi nkora kuko kakubeshejeho nibyo bigutunze. Ariko nabo ntekereza ko ubwo byaba biterwa na profil zijyana nabyo ariko zishingira muri ya ministeri basefu. Dusobanura izo profil cyangwa se mu Kinyarwanda hajya profil ni inyungu. Ni inyungu. Icambere niba ari intumwa akaba abana biga kubera nyine ari intumwa, niba ari umuhanuzi akaba abana bazajya ku ishuri kuko ari umuhanuzi, kuko batakoresha iryo zina. Theo nibaza yuko bambabarire abantu b'amanyamadini mfite ubwoba. Uzi neza ko twavuye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. None se Paulo, Petero ntibara abapotre? Sibyo? Ayo mazina barayarishije nkuko tubyumva uyu munsi bayarisha, nkuko nabahaye urugero rw'umu evangeliste yavuze ko izina evangeliste aririsha. Ariko no babaga icyubahiro bari bakwiye mu gihe cyabo. Ariko ubaza ko twe tutayicubahira abakozi b'Imana, turakibaha cyane. Niba Paulo avuze ngo mu gihe nakenaga mwarankenuraga mwaramenya cyane rwose, na n'ubu turabikora. Ntekereza ko bishingira aho ngaho bigeta binajyana nuko niba umenye umushumba wawe reka nkoresha rya jambo ukamenya ukamwiruka ukabati mfite umushumba reka njye kusura. Haniyongeraho n'indi privilege Imana yabahaye indi privilege ashobora kugwesha umugisha niko bivugwa hanze ngaha mu matorero no mu madini. Ubwo si byo byabikurura cyangwa se byabituma n'undi bakomeza guhabwa ya superiorité
aho bari. Superiorité uravuze ngo kuba yaguhesha umugisha, kandi turabubaha abantu bari kudukura bumve ko nubaha abakozi b'Imana cyane, kuko mfite inshuti nyinshi z'abakozi b'Imana nyinshi pe, kandi tubana neza nubaha, ariko simbita ayo mazina, mfite ukuntu mbahamagara muraho umukozi w'Imana. Ari ivyo hashobora no kuvuka n'indi deba kabango kucyo ngito uraho mwene data, kubera ko ubundi nawe Theo uyu murimo urimo gukora n'umurimo w'Imana, uri umukozi w'Imana. Muri make yenda singe kure, mwari muzi ko ndi ndaya ari inkozi y'Imana. No buretse gato gusobanurire, kubera ko ngiye kubivuga mu buryo abakristo babisobanukirwe. Imana ikoresha umuntu wese ishatse. Yesu waravuze bati mu ceceka karugati Imana abangaba bacecetse ishobora no ku aya mabuye aya ngaye yavuga. Nukuvuga abantu banyumve neza, Imana ikoresha umuntu wese ishatse. Niyo mpamvu twese kuganira na mwene data usanga izina ry'umukozi w'Imana cyangwa se kuba wanyita kundi umukozi w'Imana nta gaciro byagira nkuko wanyita ngo uraho mwana w'Imana cyangwa se mwene data. Nijyo ubundi niko Yesu nijyo yaduhaye, rega biri hano, uri mwene data, nijyo zina Yesu yaduhaye. Iyo niyo titre je buriya nanemera, niyo nemera kuko ngo mwese muri abavani. Iyo ngiyo nuyikoresha kwanyita mwene data, deja mwene data ntabwo ungize wow unzamuye, kuko nuba titre iyo ya mwene data turayisangiye, nta mukuru urimo nta muto urimo, turayisangiye mu murimo w'Imana. Twese turi kuri on est mesure, donc twemeta kuri les mêmes ondes, turi ahantu hamwe buriya, ahubwo ufite inshingano zitandukanye. Ushobora kuba umuhanuzi, nanjye ndumwigisha, kora umurimo wawe nkuru wanjye, ariko twese turi bene data. Icyo ni kimwe. Nagira ngo mbwira abakristo, turagana ku musozo ntabwo turi butinde. Ijambo ryitwa Reverend, iri jambo abakristo benshi baragita umuntu ariko ntibarizi. Ni nacyo nshaka kuvuga muri iki kiganiro. Abakristo benshi mutwumva, nagira ngo musobanukirwe ijambo ryitwa Reverend, munahagarike kugita umuntu guhera kuri itariki. Cyane cyane abanyamakuru nka ba Theo, umuntu arandika inkuru ngo Reverend Pasiteri, reka mvuge izina ryanjye, Kirara Wilbert. Ye ntabwo nitwa Reverend Pasiteri Kirara Wilbert, ahubwo niba ni n'uwo murimo nkukora nitwa Kirara Wilbert, nkaba ndi umushumba wa paruwasi runaka cyangwa nkaba ndi umushumba wa ADPR, ariko ntabwo nitwa Reverend Pasiteri runaka. Ikindi kintu muzakurikane mu nkuru abanyamakuru mushiraho, murashiraho ngo rev point, nta na pasiteri washizeho nibura, ngo ni rev point Kirara Wilbert. N'urugendo ndavuga izina ryanjye, sivuga y'abandi. Buriya uba wubahirije Bibiliya paditu. Reka tugende. Ariko no mushu kandi ubwo ninda ngaho tukivuga kuri bya bindi ya matitre n'aburyo abantu bayahabwa. Iyo bayahabwa nande? Bayahabwa na cyagiye basengewe, cyagiye n'ababahemba. Ya okay komeza. N'abahemba cyangwa n'ababazanshi, n'ababahaye, nabo bakorera, nabo bakora. Kumwita Reverend harimo iki kibazo? Turagira ngo tubisobanure. Theo ngiye kukubaza Reverend bisobanura iki? Ndaza kure ko bari widusobanurira. Rero Theo tugerageze tujye muri ijambo neza. Nagira ngo ntangariza abadukurikira ko Reverend bidasobanura umushumba. Bisobanura nico tugiye kureba. Reverend bisobanura ngo muri dictionnaire zimwe na zimwe, ugiye mu Kinyarwanda avuga igifaransa, c'est quelqu'un qui peut être vénéré. C'est lui qui peut être vénéré. N'umuntu ushobora gupfukamirwa. Abatoroshye mu nkurikirana mu byibuke.
Reverend biso ni icyubahiro cyo ku rwego rwo hejuru, n'ukwiye gupfukamirwa. C'est lui qui peut être vénéré, qui doit être vénéré. Vénéré mu gishire mu kinyarwanda bazi igifaransa mukishiriremo. Vénéré harimo ikintu cyo kuramya. Vénéré, uzasome dictionnaire z'igifaransa, révérend c'est ça que ça signifie. Ninde ukwiye gupfukamirwa, ninde ukwiye kubaho, ninde ukwiye guhabwa icyo cyubahiro akaramwa, ni Kristo Yesu wenyine. Tugiye gusoma batavuga ngo ni ibintu mvuga biri muri Bibiliya. Reverend izina ry'Imana, c'est clair. C'est une révélation simple biblique, umuntu ashobora kubona ni ibintu bya Bibiliya. Reverend ni izina ry'Imana. Tugiye kureba basome muri Zaburi, ariko icyo ngiye kubasaba mu kinyarwanda ntago byabaye byasobanuwe neza. Traduction ntago yakozwe neza. Abantu bafite bazi icyongereza barebe Bibiliya yitwa King James. King James ibice 111 barebe ku murongo wa 9 muri Zaburi. Nagira ngo Tewa dusomere mu kinyarwanda hanyuma tujye mu cyongereza yadusomeye mu kinyarwanda. Umurongo wa 111 mu murongo wa 9. Nagira ngo mumbwire abadukurikiranye kwijambo Reverend ari izina ry'Imana, mbahe n'ubuhamya bujyana nabyo. Kandi ikindi nasanze mu bugenzuzi cyangwa se mu byo nagerageje gukurikirana, ntago abapasiteri benshi bakunze ko mu bita amazina Theo banyamakuru, ntago babikunda, ntago babyishimira buri, ntago babikunda. Ahubwo mwebwe mubishiraho mu nkuru zanyu, mugakomeza no kubibita, mugakomeza kubashira hejuru. Ariko Reverend ni izina rya Kristo Yesu, ku buryo nzarinda mpfa ntagise umwana w'umuntu. Muri Zaburi 111 murongo wa 9 asoma mu kinyarwanda haravuga ngo yoherereje ubwoko bwe gucungurwa, yategetse isezerano rye kuba iry'iteka, izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Ni izina ryande ry'Imana. Izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Mu cyongereza King James, abantu mukunda Bibiliya kumenya Bibiliya z'umwimerere, mu cyongereza iya mbere ni yitwa King James Bible, mu gifaransa ni yitwa David Martin. Niyo Bibiliya z'umwimerere zahinduye neza igihe burayo sawa sawa. Mu kinyarwanda naho reka mbivuge ni Bibiliya yera, ni igerageza. Bibiliya ijambo ry'Imana rimwe amakosa menshi, nimushaka ubutaha muzambwira nyabereke menshi kandi ateye isona n'ababaje. Okay, murongo wa 9. He sent redemption into his people. He have commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Ndasubiramo kubumva icyongereza ndabisemura mu kinyarwanda no mu gifaransa. He sent redemption into his people. He have commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Ntabwo ari izina rya kirara wiribe. Iri ni izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Holy and reverend. Njya numva abantu bita umuntu umwe ngo ni nyiri ubutungane. Azumva ngo le Saint Père. My God. Le Saint Père c'est Dieu. Seul ni Imana yonyine. Data wera ni Imana, Theo ntabwo uri we. Donc holy and reverend, buriya twebwe twera kubwa maraso ya Kristo Yesu. Ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ahita nyita umukiranutsi. Twera kubwa maraso ya Kristo Yesu. Ubundi Theo waba rutuntu wakoze guhera mu gitondo turimo tutuntu, ariko Yesu akubonyeho amaraso, haleluya, ahita avuga ati dore umukiranutsi. Niyo mpamvu Imana yo ntabwo yera kubwa maraso. The holy and reverend is his name. Ba Kristo bene data mu nyumva. Ba madini yose. Njya numva ngo hari amadini amatorero kugeza ubwo sindabitandukanya jewe ndatewa zabinyigisha yabivuze.
ngo amadini n'amatoro simbisobanukiwe sinumva difference irimo. Yewe banyamadini mwese murimo kunyumva. Ijambo revera ni izina ry'Imana rwose. Ni izina ry'Imana. Nigeze kubaza umupasiteri umwe ibi bintu mbimaranye igihe ariko igihe cyabyo cyo kubisohora ni iki ngika abakristo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndabaza ati ese ko giye ndimo guhishurirwa ibi bintu bishobora kuzanteranya n'abantu bimeze bite? Ndamubaza izina revera imeze bite? Arambwira ngo nanjye narabimenye ariko sinabibwira, ntabwo ndabibwira abo dukorana. Iri zina ntabwo ari iryacu, niko yambwiye. Ati ntabwo ari iryacu. Iyi ni revelation biblique simple. Ugiye mu gihe burayo wabyumva kurushaho. Izina rye ni ryo kwera ni ryo kubahwa, ni holy and reverend is his name. None ndafata izina rya Kristo Yesu ndishire kuri njyewe. Revera ntabwo ari umushumba, ndabisubiyemo imbere y'Imana data wa twese. Revera mu nkurikirane mu byumve ntabwo egara umushumba mu ndimi. Ye nkunda indimi. Nakundaga lettre nuko bampaye technique ariko nakundaga indimi. Nkunda indimi no gusobanukirwa ikintu muri context yacu. Revera ndabisubiramo si umushumba. Revera ni Kristo Yesu. Ni ukwiye gupfukamirwa, ni ukwiye kubahwa. Nifuza ko iki cyigisho cyagera ku muntu wese yumva Ikinyarwanda n'ikirundi n'ikinyarwanda ni bimwe. Ibi bintu babimenye babisobanukirwa. Revera ntagire umuntu w'umukristo ujya mw'Ijuru uzongera kugita umwana w'umuntu. Iri ni izina rya Kristo Yesu. Reka mbanze ngusobanurire mbigucengezemo nawe ubyumve, wumvire ijambo ry'Imana si ijyanjye, nta n'inyungu mbifitemo, nta nubwo nifuza no kuba pastor n'uzansengera zabangiriye nabi, ariko Imana nibyemera zabyemera ariko simbishaka. Kubera ko ndashaka kuguma ukundi Imana nkakora ibishoboka. Ko murabizi ko tuzajya mw'Ijuru kubwo kwizera. Nkarinda ibyo kwizera kugira ngo nzabone ubwami bwo mw'Ijuru. Nta titre nshaka, nta kintu kimwe nshaka. Aya magambo ndayavuga kugira ngo bakristo gusa bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ngiye kuguha ubuhamya hanyuma nguhe ikibazo rugiye kubaza. Aya magambo maze kuyamenya nagiye mu ntara. Icyo gihe nari mu mwuka w'ijambo, nabona umushumba nkunda abashumba, nakuze nkunda kugana ni Burundi aho nakuriye mwe. Uzabaze itorero ryo ku Ntango y'Ubushumba. Niho nakirijwe mfite imyaka 16. Nakundaga abakozi b'Imana, mu biro nahoraga mu biro byabo. Nkunda abakozi b'Imana ndanabubaha, ariko nkubaha ijambo ry'Imana kurusha abakozi b'Imana. Babyumve neza. Ni inshuti zanjye benshi barimo kunkurikirana babyumve. Ariko nagira ngo tugaruke ku mwimerere w'ijambo. Nageze ahantu bita Mushubati ku Kibuye. Cyitwa Kibuye ni numva cyitwa Karongi. Ariko ndumva yo ishobora kwibarizwa muri Rutsiro, simbiza hagati aho ngaho. Mbaza umushumba nsanga nawe ari muri revelation cyangwa se mwihishurirwa nk'iryo ndimo. Tubiganira hati pastor. Icyo gihe donc ese mukozi w'Imana iri jambo revera urivuga iki? Arambwira ati ngewe kuva naba pastor ntabwo ndigera, kuva nabo mushumba wa paruwasi ndigera nandika imbere y'izina ryanjye revera. Amabaruwa yanjye yose nshobora gushiraho iryo zina. Ubu wa mbere nguhaye. Hari undi ntavuze hano muri paruwasi yayoboraga, n'ubu ari mu paruwasi ayobora. Ku muryango we ntabwo yigera yandikaho izina revera kuko benshi barabizi, ndabizi cyane. Yandikaho ngo senior pastor. Senior pastor, donc senior pastor kwa kundi ndaza kwisobanura mu kanya kugira ngo abantu babyumve neza. Nubwo ni pastor ukuriye abandi. Ni senior pastor ukuriye abandi, ntiyashiragaho revera. Undi noneho yantangaje we nibazaho nkavuga ati abantu kuko bafite ishurirwa. Murabona ntago ari mu Rwanda we. Murabona ko akunda abana wakoze ubukwe. Papa wawe ari umushumba. Kuri invitation bahita bandika ngo amazina y'ababyeyi ati Reverend Pasteur Runaka. Pastor agiye kureba invitation basohoye, asanga bashizeho Reverend Pasteur. Uzi ikintu yakoze? Yababwiye amagambo ntashobora kuzapfa nibagiwe. Yarababwiye ngo je ni nitwa pastor, ni nitwa Reverend, umwami wanjye azitwa nde? Suye murongo. Ni nitwa Reverend, umwami wanjye azitwa nde?
iyi ni Bibiliya, uko ni ukuri. Ni abakozi b'Imana, yewe banafite ikigero cyo hejuru, kuko icyo gihugu nkubwira uwo mukozi abarizwamo we arenze ubu, ntabwo ayoboye paruwasi, ahubwo ayoboye regiyo, presque igihugu cyose. Ariko yaravuze ati no, sinshobora kwitwa Reverend, umwami wanjye azitwa ndi, nitwa Reverend. Holy and Reverend is his name. Reka rero nsoreze kuri aka mbere yo kubaza ikibazo ufite. Nagira ngo nereke abakristo ko noneho bakwiye kujya bandika mu nyandiko bakora. N'abapasteri n'abashumba barimo kunkurikira abayobozi b'amaparuwasi, yewe n'abapotre, kuko apotre nayo ni inshingano. Nubwo atari titre, ariko hari abantu bafite izo nshingano zo kuba intumwa. Barahari, intumwa zirahari, zahozeho na n'ubu zizabaho, zirahari. Abakristo benshi batabizi, uriya ngo muntu ngo yitwa ngo apotre, ngo twaye ngo mw'idini yacu ngo abitwa apotre ntabwo dufite, ariko mufite abitwa Reverend. Jewe nkubwiza ukuri bantu munkurikirana, hako umuntu yakwita Reverend, yafuma yita apotre cyangwa bishop cyangwa ibindi, ariko Reverend ni izina rya Yesu. Noneho murabona, reka niho izina ryanjye dufate ko nasengewe nabaye pasiteri. Nabaye pasiteri, apana niswe pasiteri, nabaye. Buriya niswe na nabaye biratandukanye. Je m'appelle et je suis, c'est très différent. Parce que des fois ushobora guhamagara umuntu ariko atari ko ari. Ushobora guhamagara umuntu umukristo ariko atari umukristo. Ushobora guhamagara umuntu pasiteri, nkuko abantu benshi bakunda kumpamagara pasiteri, kuko babona yenda hari umuntu yibwira ko umuntu wese uvuga ubutumwa bwiza ari pasiteri. Non, bakavuga ati pasiteri, ariko je suis pas pasteur, sindi pasteur. Urampamagaye pasteur, but I'm not a pastor. Ntabwo ndi pastor. Naho dufate ko mbaye pasteur. Ku izina ryanjye ntabwo nzandikaho ngo pasiteri Kirara Wilbert. Nzandika Kirara Wilbert entre parenthèses pasteur. Byaba bitandukanye. Nicyo nshaka kugusobanurira rero noneho. Iyo shizeho pastor imbere y'izina, ubyumve neza, ni titre, niko niswe. Ariko iyo nkoze, uzajye mu bantu bize lettre barabikubwira, iyo nkoze entre parenthèses ngaragaza inshingano zanjye. Iyo ntakoze entre parenthèses, qu'est-ce que je fais? Ikintu nkora ni iki? Nshobora kwandika Kirara Wilbert, hepfo nkashyiraho umuyobozi w'umudugudu wa Kigali, kamifata uko. Muri icyo gihe rwose cyangwa handika Kirara Wilbert ni pasiteri, umuyobozi w'umudugudu wa Kigali. Biratandukanye muri leta. Aho bitabyumvika. Ndi pasiteri koko. Kuba utanyise pasiteri si uko ntari pasiteri, aho kuba pasiteri si izina ryanjye. Ye nitwa Kirara Wilbert, ndi mwene so, ahubwo mfite inshingano zo kuyobora umudugudu wa Kigali. N'urugero natanze, niba nyoboye paruwasi, kugira ngo uzantandukanye n'uyoboye umudugudu, ntago bigusaba kunyita Reverend, kubera ko hari iryo dini ryashizeho iyo structure yo kuvuga ati uyoboye umudugudu ni pasiteri, uyoboye paruwasi ni umushumba. Mu gihe nzi neza ko ibyo bintu byombi ari bimwe, kugira ngo Theo wakuriye muri iyo system yumve ko mvuze uyoboye paruwasi, nshobora gukoresha ibintu bibiri. Nshobora kuvuga ati ni umushumba wa Kigali, ni urugero mu gihe Kigali nanze kuvuga amaparuwasi y'abandi, ni umushumba wa Kigali. Theo hagiye izina rya rindi ninde? Ni Theo Uwiringiyimana Theogene. Ni Theogene Uwiringiyimana Theogene, umushumba wa paruwasi ya Kigali. Nuko ariko ntago witwa ngo pasiteri, kuko Reverend byomba barere byo ni birarenze. Ntago witwa pasiteri Uwiringiyimana Theogene, ntago ariko witwa. Njya numva abantu kuri za interview ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri televiziyo ngo ngewe ngo nitwa ngo pasiteri Kirara Wilbert. Ntago witwa pasiteri Kirara Wilbert, witwa Kirara Wilbert, uri umupastor. Okay, aho birasobanura ikintu nashaka kuvuga.
mu cyongereza bakunda gukoresha stewardship, aho umuntu aba ari umugaragu w'inshingano yahawe, ndetse no kugendera muri za nshingano akaba yazikoresha hirya yazo. Urumva hari ukuba mu nshingano wahawe, ariko no kuba za nshingano nazo wazikoresha hirya yazo ku bw'inyungu runaka. Nicyo twarebagaho, hari icyaha cyubahiro, nicyo twabonyemo. Hari ijambo wakunze kugarukaho uvuga uti hazamo rimwe na rimwe n'ubwibone. Uyu munsi hari umuntu ubisobanukiwe, ariko barabimwita, cyangwa se afite n'izo titre yajyaga ahabwa, yahawe n'inshingano za organisation abamo, yaba idini abamo cyangwa n'iki. Azakora iki? Uyu munsi wenda nabyumvise, azababuza se ngo be kumwe. Hari ikintu numva umutima uhise umbwira. Uribuka Yesu bamwita ngo mwigisha mwiza. Ese koko Yesu si umwigisha mwiza? Haleluya. Yesu ni umwigisha mwiza, ariko yarabyanze. Ngo unyitira iki mwiza? Ngo nta nziza iriho keretse data, nta mwiza keretse data wenyine. Kubera iki se? Yenda nzaza undi munsi mbibereye. Ese waruzi ko Yesu ari data wa twese? Yesaya ibice 5:9 haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, izina rye rya mbere azitwa igitangaza, irya kabiri azitwa umujyanama, irya gatatu azitwa Imana ikomeye, irya kane azitwa data wa twese uhoraho, irya gatanu azitwa umwami w'amahoro. Uwo mwana ninde? Ni Kristo. Ariko kubera ko Jesus Christ yaje kwerekana Imana yambaye umubiri aca bugufi, impamvu yabivuze urabizi, ni impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko mu gihe cyose twambaye uyu mubiri kuba beza ntibyoroshe. Kuki Yesu yasengaga kandi ari Imana? Question mark. Uyu mubiri twambaye ni utuma dusenga twiyiriza. Uyu mubiri twambaye uyu nguyu, iyo utabaye maso ukwereka ko hari icyo umaze. Yesu aravuga ngo umva nkubwire, unyitira iki mwiza? Abuze icyo asubiza. Kuko Yesu ni umwigisha mwiza. Kuki yanze ko abantu bita bigishwa kandi ari wo washyizeho ministeri? Ni washyizeho ministeri y'ubwigisha, ariko aranga ko Theo witwa umwigisha, nubwo njya numva kuri radio wiga aranga. Kubera iki? Kuko uyu mubiri twambaye tugomba kucisha bugufi, Imana igashigwa hejuru. Abantu barimo barafata amazina y'Imana bakayitirira, bakayishiraho, bakambara icyubahiro cy'Imana, kugeza ubwo umuntu batamwiserevera yumva yuko bamusuzuguye. Ariko Yesu umwami wacu yaranze ko abantu bitwa beza. Ubwe aravuga ati unyitira iki mwigisha mwiza? Nta nziza iriho keretse data wenyine. Reka duhe Imana icyubahiro, twe kwishira hejuru. Theo reka nkwereke ku murongo dusorezaho, keka ufite ikindi kibazo wambaza. Ikibazo cyane ni cya kindi, abantu batuye cyangwa babayeho batozwa kuvuga aya mazina. Ngaho reka ngisubize, wakibajije. Uravuze uti umuntu ubyitwa cyangwa se abatojwe kubivuga, bamenyereye kubivuga. Ndi imbere y'Imana kuko kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana babihagarika uhereye nona. N'umurevera, abitwa ngo abarevera, yitwaga revera, ndabivuga ku madini yose, nitaye aho usengera n'iki byose. Guhera uyu munsi mwange ko babita barevera, kuko iri zina ni rya Kristo Yesu. Ni rya Kristo Yesu. Abazabishaka bazampamagare, nzabaha uwo mwungeri w'i Burundi, bashakire nimero bazamwihamagarire, wakoze iryo hishurirwa, wabwiye abana be, arababwira ati ni nitwa revera, umwami wanjye azitwa nde? Holy and Reverend is his name. Is the name of God. Is the name of Jesus Christ. Kuko Jesus is God. Nubutatu butagatifu, ariko ni Imana yambaye umubiri. Jesus is God. Muri make nagira ngo abantu babimenye, babisobanukirwe, tumenye ukuri tw'ijambo ry'Imana. Imana ntabwo yitaye kuba wabikoraga, ariko kumenya ko ibyo wakoraga atari ukuri kw'ijambo ry'Imana, uhereye itariki ubihagarike. Reka ronse umurongo nsorezaho. Umurongo nsorezaho n'uyu. Ni hahandi urebe Matayo 23 mu Kirundi 23. Ko ndabizi ko abarundi bari kudukurikirana. Umurongo wa 11 na 12 haranditse ngo ahubwo rero
kwitwa ibyo byose. I'm Reverend. You are not Reverend. Reverend to Jesus Christ. Nitwa hari nabo nabonye bari ngo diakoni Kirara Wilbert. Nuruyo niho navuze ko nkoresha izina rya cyangwa ijyawe nta kibazo. Ngo diakoni wiringiye Imana Theo, diakoni wiringiye Imana Theo, witwa diakoni wowe ko wiringiye Imana Theogene Imana ukaburi diakoni, ese witwa diakoni? Yesu yarabyanze, kandi impamvu yabyanze nuko abantu barimo kubirisha bitari mu nyungu z'ubutumwa bwiza. Ahubwo uruta abandi rero Theo muri mwe ajya bo mugaragu w'abandi, ajya bo mugaragu wanyu, ushaka kuba mukuru muri ibi bintu abo mugaragu wanyu. Wacyumvishe Yesu wumva ukuntu atandukanye n'abantu. Waruzi ko pastor ubundi ari umugaragu wawe, serviteur. Ariko uyu munsi yenda izabindi topic, usanga umupasiteri cyangwa se umwungeri ntago ari gukora inshingano ze, arakama niza ataragiye. Ntago bibaho kugira ngo ukame ikintu nuko kiragira. Uri pasiteri wanjye ntuzahomba ntaki, ibyo ni ibindi, ibyo tuzabireba. Hari ibintu bitari biblique. Hanyuma umurongo wa 10 akavuga ngo uzishira hejuru azakishwa bugufi, uzicisha bugufi azashirwa hejuru. Twicishe bugufi muri uyu murimo. Aya matitre yose twiha, ndimo ndasoza, aya matitre twiha ntabwo Yesu yayemeye. Yesu arashaka ko ukora inshingano yaguhaye. Inshingano yaguhaye si uko bakwita runaka, ahubwo nukuba ugomba kuba we. Yesu aguha umugisha. Kereka hari ikindi kibazo ariko kidahari ndumva twasoza, ndumva bisobanutse, ntacyo nasimbutse. Numva umutima wanjye umbwiye ati stop. Imana ibahe umugisha. Mana turagushimira imbabazi zawe ku bugingo bwacu. Uri Imana yacu bwite, uri Imana itugirira neza, uri Imana ituba hafi. Ndagushimiye ko ubutumwa umpaye kubutambutsa, narabyifuje inshuro kenshi ariko igihe ni iki. Ndagushimiye mwami ko bikoze, ndagushimiye ko wabanye natwe. Abumvise aya magambo bari ingeri zitandukanye. Harimo abashumba, abo bita abashumba ariko ubundi nabungere nk'uko ijambo ryari bigaragaza. Hari abarimu kandi uwo murimo bawukora, hari abadiakoni, hari intumwa, hari abigisha. Abo bose ubahe gusobanukirwa ibi, kuko uradusaba ngo twicishe bugufi hanyuma dushire hejuru. Ntabwo amatitre wayemeye, ibyo ni ibintu twabonye mu ijambo ryawe, ariko ndakwinginze ngo abantu bahe gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wawe wera abari ubasanga arushaho kubasobanurira. Dukomeje gusengera ubugingo bwacu rero, komeze kuturinda ibyaha n'ibisa nabyo, ariko duhe kubabera nk'uko uruwera. Urakoze kuko uri Imana yacu bwite rero, komeze kubana natwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimbira. Nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Abrahamu.